Ngiye kugaruka ku musore wanyu kabisa w'umunyarwanda, abantu benshi badakunda kubyumvaho kimwe ko ari umunyarwanda. Iyo uvuze ko ari umunyarwanda benshi bashobora no kuguseka, bitewe n'uko abantu benshi badakunda kumubona nk'umunyarwanda ndetse nawe ubwe adakunda kwitaka nk'umunyarwanda. Ndetse ni byinshi bikomeje kugenda bimuvugwaho by'umwihariko kino cyumweru cyose kiri kugenda gishira. Uyu Stromae ni umwe mu bagabo navuga ngo bavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse ibinyamakuru byinshi bikagenda bishimangira ko mu by'ukuri ari umunyarwanda. Ese ni iki kiri kugenda kivugwa? Ese ni ukubera iki yakomeje kugenda agarukwaho? Nibyo ngiye kuba nkubwiraho kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibiganiro byacu. Iyi yitwa Kigali The Twilight Talks Entertainment. Kanda subscribe ntacyo bitwaye, kabisa ukomeze udutere inkunga kugira ngo tujye dukomeza dukore ibiganiro byinshi nk'ibi ngibi. Uyu Stromae rero akaba ari umusore nakubwira ko ari umunyarwanda, ndetse nkwa na fact zigaragaza yuko mu by'ukuri Stromae ari umunyarwanda niba utajyaga ubyumva neza. Stromae rero afite umubyeyi, papa we akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari umunyarwanda rwose wuzuye. Ndetse akaba afite n'abavandimwe kabisa, benshi muri bo muranabazi dore ko uwitwa Cyusa Ibrahim nta muntu utamuzi. Ni umwe mu bahanzi navuga ngo beza cyane mu gihugu cy'u Rwanda, baririmba injyana ya gakondo navuga ngo babigize umwuga. Dore ko ari umwe mu basore navuga ko bakomeje kugenda bafata igihugu cy'u Rwanda gake gake. Stromae rero akomeje kugenda agarukwaho bitewe n'indirimbo yitwa Papa Ute, ndetse iyi ndirimbo akaba ariyo yatumye abantu benshi ahanini bamenya ko papa we ari umunyarwanda, ndetse n'uyumvishe cyane akora research ndetse akagenda avumbura byinshi bijyanye n'uyu musore, dore ko ari indirimbo irimo ubutumwa navuga ngo bwihariye kandi ubutumwa bwinshi bukora abantu benshi ku mutima, bigatuma rero abantu bakunda kuba bamenya ibyo mu by'ukuri yagendaga aririmba, dore ko aririmba ati papa ute, agerageza kuvuga uti papa uri hehe. Ndetse iyi ndirimbo iyo ari kuyiririmba abantu benshi birangira bagiye kureba research bamenye aho papa we mu by'ukuri ari, ariko ku bw'amahirwe make bakunda kubona ko papa we yitabye Imana. Hano rero papa we yitabye Imana hari muri 1994 ubwo jenoside yabaga mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umwe mu bantu navuga ngo bahitanywe n'iyi jenoside yabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu papa we rero akaba mu by'ukuri yari umwenjeniyeri, akaba ari umwe mu bagabo navuga ngo bari bafite ubwenge budasanzwe, kubera ko ibi ngibi yari yaranabyize mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba ari naho yahuriye na mama wa Stromae, rero biza kurangira bakundanye, bityo rero mu gukundana kwabo baza kubyara umwana. Uyu mwana rero akaba ari Stromae kugeza kuri ubu ngubu, wabaye igihangange ku isi hose, dore ko nta bantu navuga ngo batamuzi ku isi hose. Mu by'ukuri uyu musore kabisa yanditse izina ridasanzwe binyuze mu gihangano cyiwe cyitwa Papa Ute. Si yo yonyine afite nk'iyitwa Formidable nayo yakoze amateka adasanzwe, afite indirimbo nyinshi nyinshi by'umwihariko. Niba utamuzi ndizera ko hano uhise umumenya, by'umwihariko ugiye no kureba n'indirimbo nyinshi yagiye akora, dore ko ari umusore navuga ngo ufite impano idasanzwe, by'umwihariko uburyo agaragara muri creativity navuga idasanzwe, abantu benshi bakunda kugenda bamukunda. Ni umusore navuga ngo ufite image ihindagurika by'umwihariko, dore ko uko ushobora kuba umuzi uyu munsi atari ko ushobora kuba wamubona ku munsi w'ejo, bitewe n'uko ni umusore navuga ngo ufite creativity idasanzwe, ndetse akunda kugenda ahindagurika mu buryo budasanzwe buri munsi. So rero akaba ari umusore ukomeje kugenda agarukwaho bitewe n'indirimbo yitwa Papa Ute, ndetse iyi ndirimbo by'umwihariko ikaba iri kugenda yifashishwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, yaba za Instagram. Byakugora guscrollinga rimwe kabiri gatatu kane gatanu ku rubuga rwa Instagram utarahura n'umuntu wakoresheje iyi ndirimbo yitwa Papa Ute, ndetse by'umwihariko akaba ari indirimbo yasubiwemo, by'umwihariko igasubirwamo na AI, ndetse ngira ngo murabizi cyitwa remake, ubwo ufata indirimbo y'umuhanzi runaka ukayikora remake, rwose indirimbo ikaza iryoshye kurenza nyirayo, cyangwa se ikaza iryoshye kurenza uwayihimbye, bitewe n'uko ari indirimbo navuga ngo
kuri ubu ngubu iri kugenda ibica bigacika bitewe n'ukuntu uwayikoze cyangwa se wabashije gukora remake akoresheje iyi AI. Iyi ndirimbo yaje iryoshye ku buryo budasanzwe, abantu benshi rero bari kugenda bayifashisha mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, bari kugenda bayifashisha muri post zigiye zitandukanye, bigatuma rero indirimbo ye yitwa Papa Uday ikomeza kugenda ikundwa ku buryo budasanzwe ku mbuga nkoranyambaga. Ndakeka ari mu iki cyumweru gisoje abantu benshi bari kugenda bayifashisha cyane, ndetse yuje ku ndirimbo ye isanzwe, uri kubona ko ari imwe mu ndirimbo navuga ngo z'ibifaransa zigezweho cyane, ndetse n'indirimbo imwe mu z'ibifaransa navuga ngo zarebwe kurenza izindi zose, ishobora kuba ari nk'iya mbere kuko mu myaka 12 ishize uri kubona ko yarebwe n'abantu barenga miliyari imwe yose. Uri kumva nyine ni umubare uri hejuru cyane, ni umubare navuga ngo abahanzi bose bari kugenda babyinjiramo, bari kugenda barota, ndetse bamwe bakazarinda banavamo izi nzozi batazikabije zo kuzuza miliyari y'abantu barebye video yawe. So uyu rero Stromae by'umwihariko akaba ari umugabo navuga ko ufite navuga n'umugabo kubera ko afite abana, afite n'umugore, ndetse ubuzima bwe akaba ari umugabo ukunda kubugira private cyane, ntabwo akunda kwiyerekana cyane nyine ngo ashyire ku mugaragaro umuryango we. Ni umugabo ukunda kubaho nyine ubuzima bwihishe cyane by'umwihariko, ariko akaba ari umugabo navuga ngo ufite impano idasanzwe, nayo abantu benshi bakomeza kugenda bamukundira. Navuga ko ari umutungo w'isi kubera ko uburyo ki kabisa akora ibintu bye gake gake atuje, ndetse mu buryo kabisa buri quiet cyane. Ni ibintu bigaragaza yuko uyu Stromae kabisa ari umugabo ufite impano idasanzwe, ndetse isi yose izahora yibuka by'ukuri mu buryo ki nyine akora ibintu bye. So rero akaba ari ibyo ngibyo nakabaye ngarukaho by'umwihariko muri uyu mwanya, akaba ari ibyo ngibyo biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Stromae akomeza kugenda agarukwaho cyane, by'umwihariko abantu benshi bakomeza kugenda bamenya igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uyu mugabo, nubwo ari umugabo navuga ngo utajya ukunda kubihamya mu ruhame ko mu by'ukuri akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ndibuka nk'igihe bamubazaga ubwo yari yagiye mu gihugu cya Canada gukorayo ibitaramo, ndetse akavuga yuko ari umubirigi igice kimwe, ariko ntabwo yigeze atangaza ko ikindi gice nyine akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yavuze ko ari umubirigi igice kimwe. Ndetse muri 2014 babizi neza ngira ngo muranyibutsa, ariko ndumva ari muri 2014 nibwo aheruka mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yari yaje gukora igitaramo cye, ndetse igitaramo navuga ngo cyakunzwe cyane by'umwihariko, ubwo yarimo kugenda azenguruka Afurika yose by'umwihariko, ndetse akaza kugera no mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Congo, ndetse n'agataramirayo bigatinda cyane. Yaje kwishimirwa n'abanyarwanda ubwo yageraga hano, ndetse abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bamushima cyane ko yabashije kugaruka mu gihugu cye cy'amavuko, kuko hari nk'udufoto njya mbona ku mbuga nyine zigiye zitandukanye, ubona rwose abo mu muryango we yaba ba nyirasenge ndetse na nyirakuru ubwo yari yaje kumusura akiri mutoya cyane, bamuteruye ubona ko bamwishimiye yaje mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva nyine ni umunyarwanda, ni umuhanzi kabisa ufite amamoko hano mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo atajya akunda kubivuga cyane, ariko ni umuhanzi utahakana ko ari umunyarwanda kubera ko biri mu maraso. Ni ibintu navuga ngo biri mu maraso kubera ko papa we ni umunyarwanda byuzuye. So mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.